Kristo Yesu akuzwe. Bavandimwe, twumvise mu isomo rya mbere igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ukuntu uwari Sawuli yahindutse, ukuntu Imana yamwigombye maze ikamukuramo intumwa twese tuzi y'icyatwa, yakoze umurimo w'Imana itijana kugera aho itanze ubuzima bwayo kubera Yesu Kristo, kubera ubutumwa Yesu Kristo yari yaramuhaye. Twumvise we abyivugira uko byamubayeho, uko byamugendekeye. Yateruye avuga ukuntu yari umuyisiraheli w'umunyedini wabitojwe na Gamaliyeli n'abandi bigisha bakomeye, hanyuma ntiyihanganira agatsiko kabitwaga abakristo, kabiyitaga abakristo. Bari batangiye kuvangira idini rya Isiraheli, idini ry'abasekuruza be, maze ahagurukana ishyaka n'imbaduko yiyemeza kubarwanya. Arabatoteza karahava. Tuzi ko ari muri ka gatsiko kabishe Stefano, umumaritiri w'ikubitiro. Abakristo arabamenesha, arabatoteza karahava. Ari ku isonga ry'itsinda ry'abarwanyaga abakristo. Ariko rero abakristo aho bameneshwaga, bameneshejwe muri Yerusalemu, bahungira hirya no hino. Ariko aho bageraga ntibacecekaga, barongeraga bakiremamo imiryango, bakiremamo kiliziya nshya. Kwa kubatoteza byatumaga biremamo kiliziya nshya. Nibwo rero Sawuli amenye ko i Damasiko muri Siriya hari itsinda ry'abo bakristo yarwanyaga. Twumvise ukuntu ngo agiye kwaka impapuro, ajya kwaka ibibari byo kugira ngo agende abafata abahambire, abagarure i Yerusalemu ari imbohe, bacirwa urubanza rwo gupfa nk'uko n'abandi bicwaga. Iryo shyaka yarafite rero, yarazi ko akorera Imana, yarazi ko akorera idini y'abasekuruza be, yarazi ko arimo kugira neza ku idini rye. Ariko rero mu rugendo nibwo Yesu Kristo yamuhananuye ku ifarashi ye, amukubita hasi. We wumvaga ari icyatwa, we wumvaga ari umunyembaraga, wumvaga ashoboye, afite inzandiko zose za ngombwa, ahanitse ku ifarasi, yumva yuko ari ukomeye. Bikubitirwaho rero nuko ya mirasire yatumye ahuma. Ijwi riti, Sawuli, Sawuli, urantotereza iki? Ahangaha niho hagaragarira ko kiliziya ari umubiri wa Kristo koko. Twese turi ingingo ze. Ukoze kuri ingingo rwa Kristo aba akoze kuri Kristo bwe. Urantotereza iki? Tuzi ko ari we mutwe w'uwo mubiri, mayobera ariyo kiliziya. Twese turi ingingo ze, tujye twumva ko tumushamikiyeho kandi tugomba kumuhesha icyubahiro. Ngubwo bwa bumwe. Sawuli yihutiye gusubiza, twabyumvise, maze Imana Yesu Kristo amubwira icyo akora. Komeza inzira wari urimo ujya i Damasiko, barakubwira icyo uri bukore. Kuko agomba kwinjira mu kiliziya. Yamwoherereje Ananiyasi amubwira icyo agomba gukora, ko agomba kubatizwa, akakira ubutumwa, ko agomba kandi kubukorera mu kiliziya. Ntabwo Imana yamuhaye ubuhanga ngo imuhe ubutumwa ukwe, ahubwo ibyo yagombaga kubiterurira, kubitangirira mu kiliziya hamwe n'izindi ntumwa Imana yari yarahaye ubutumwa.
ntabwo yagombaga kugenda wenyine, ntiyagombaga guhabwa ingabire ngo agende azamamaze ukwe. Yagombaga gusanga abandi, kiliziya, kugira ngo bwa bumwe buhoreho. Ahangaha naho haratwibutsa ubwo bumwe Yezu Kristu yifuzaga mube bari bagitangira. Pawulo rero yarabatijwe maze aritanga rwose, aba inkingi ikomeye yiyamamaza butumwa. Bityo yinjira muri uriya murongo w'intumwa 11 Yezu Kristu yabwiye ngo nimugende mwamamaze inkuru nziza ku biremwa byose. Uzemera akabatizwa azakizwa, utazemera azacibwa. Bavandimwe, twakiriye iyo batisimu, natwe twemeye Nyagasani Imana yacu, kandi mu kumwemera aranaduhumuriza ko mu butumwa aduha buri munsi ari kumwe natwe, ko mu butumwa aduha buri munsi aduha gutanga ikimenyetso cy'uko yazutse koko. Ati bazirukana roho mbi, ati nibafata inzoka ntacyo zizabatwara, kandi nibagira icyo banywa cyica ntacyo kizabatwara. Muzaramburira ibiganza ku barwayi maze bakire. Bavandimwe, ubwo butumwa ni ubwacu twese, ubwo butumwa ni ubwawe. Ntuzumve ko ari abanyabitangaza kiliziya izashyiraho cyangwa abandi bantu bafite ingabire zidasanzwe bazabikora. Nawe Nyagasani aragutuma kwamurura izo roho mbi zose. Izo roho mbi ni ingeso mbi zisanzwe ziranga abantu abo turi kumwe nabo, ukabegera ukababwira ijambo ryiza ribahumuriza, umutima wabo ukaruhuka, ukabura bakijije. Niba kandi warakiriye iyo batisimu ukakira iryo jambo, ubuvunderi bw'iby'isi ntacyo buzagutwara, kuko uzaba uhagaze ahazimu, uzaba uhagaze ku rutare, uzaba uhagaze muri batisimu yawe. Ntacyo bizagutwara ibyo byose bihungabanya abandi badahagaze ku rutare Kristu, badahagaze muri batisimu. None rero umwanya nk'uyu nguyu uzirikane iyo batisimu wakiriye. Ese uyibyaza uwuhe musaruro? Iyo batisimu yeri iyihe mbuto? Niba uyu munsi tuzirikana tunasabira ubumwe bw'abakristu, ubumwe bw'ababatijwe mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, iyo batisimu ifite izihe mbuto? Ntabwo ari umuhango iyo batisimu. Si uko wava ngo nabatijwe mu mazi menshi cyangwa amazi ku gahanga, ahubwo iyo batisimu ikumariye iki? Iyo batisimu igomba gutuma dushyira hamwe buri gihe, tukareka kuryana, tukareka gutungana agatoki ngo iwanjye niho hari agakiza, niho hari Yezu nyawe, ngo iwanjye niho hari ibitangaza, niho hari Imana ivuga. Twumve ko tugomba gusenga no kwakira Yezu Kristu mu buzima bwacu, ko idini ari umuyoboro utuma turushaho kumwegera, ahubwo turushaho kugaragaza imbuto z'iyo batisimu twahawe, kugaragaza ishyaka ry'urukundo Yezu Kristu yaturaze. Tureke guterana ubwoba, tureke guterana urubwa, tureke gusebanya, kuko tuba dukomeretsa umubiri mayobera wa Kristu, kuko buri rugingo urukozeho, uruhohoteye,
ni Yezu Kristu abahohoteye. Bavandimwe rero, tugumye rero gusabirana kugira ngo tugire ubumwe bwo kwera imbuto zikwiye batisimo twese twahawe. Nyagasani Yezu nabane namwe.